nawe akaba mu rugaga rwa jiya.
Zashagawe n'abamarayika batabarika, azatsembawi bihumanya byose n'akazasobwa. Umusetu utangiye gutambika weyuye umwijima. Umusetu utangiye gutambika ugiye uza. Abazaba baratandukanije bazabonana, bikongera kubogozana amarira baruke neza. Umusetu utangiye gutambika weyuye umwijima. Umusetu utangiye gutambika ugiye gucya. Mu gihe tugiye gusenga ngo dusabe Imana imbaraga, nge namwe dutegereze twihanganye. Turasaba Imana muri uyu mwanya ahataboneka inkomezi twakwishoboza, ngo Imana idukomeze kuko irabishoboye, ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga riti mu Byahishuwe 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5, iravuga iti mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbonye ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izaba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika uti kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. Dusenge. Ijambo ryawe wandikishije Mana ni ukuri. Urakoze muri uyu mwanya kuduhumurisha ijambo ryawe, ritweretse nuko hari igihe kizagera amarira, urupfu, ibyago, kubabara, gusuhuza umutima dufite muri uyu mwanya ukomeye wo guherekeza abavandimwe bacu bikarangira burundu. Reka uwo munsi dutegereje Mwami Imana udutere ibyiringiro byinshi, utwongerere kwizera ngo nuza tuzabane nawe iteka ryose. Muri iri tsinda abantu baje batabaye kugira ngo bafate mu mugongo umuryango mugari wagize ikibazo. Igihugu twahombye abantu, itorero twahombye abantu, umuryango twahombye abantu bacu, ariko ku Mana kuko igihe gitinze abo turi kumwe twese tuzasinzira mu gihe gikwiriye, ndagusaba kugira ngo imyiteguro yacu ibikwiriye, nidusinzira tuzabe mu mahoro yawe. Turagutegereje Mwami Imana, wowe ugiye kuza vuba
kugira ngo ugorere umuntu wese ikwiriye ibyo yakoze, ugiye gukora ibikwiriye muri urugendo turimo muri kino gihe, kugira ngo igitondo cy'umuzuko ubwo tugitegereje nugaruka abaraganga nawe ubugingo buhoraho tuzabe benshi tubaye nawe iteka ryose. Ndasabira umuryango by'umwihariko wabuze ababo, turi kumwe n'ababyeyi babuze abatware, babuze abana, turi kumwe n'ababyeyi babuze abana babo, ababyeyi bakuru, abakecuru n'abasaza bari aha ngaha. Turabasabiye mw'Imana ababyara, abaramu bose mu nzego zose, tubasabiye Imana iri mu ijuru, wowe ushobora byose, wohereze imbaga y'abamarayika, Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, mube hafi y'imitima y'abana bakomerewe cyane, kugira ngo uyu mwanya ubakomereshe ijambo ryawe. Pasitoro yiteguye kugira ijambo ahumurisha iri teraniro, asomye Bibiliya. Tumusabiye imbaraga iva mu ijuru, kandi iteraniro ryose riri aha ngaha, iyo mbaraga igiye gukoresha pasitoro nayo imanukira imitima yacu, dutahe duhumurijwe, dushima Imana. Ukomeze kuduha ibihe byiza, buri wese umutere kwitegura, kandi nta gushidikanya koko dutegereje yuko uru rupfu rudutwara abacu ruzavaho, dutere kubyizera, kandi ubwo ruzaba ruvuyeho tuzabana n'Imana yacu iteka ryose. Udukomeze kandi gahunda uyiyobore kugeza ku musozo, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Reka dusabe Elize, Jeannette ndetse na Muhire begere hino, batubwire imibereho cyangwa se amateka y'abavandimwe duherekeje. Tugiye guhera kuri Elize, aratubwira amateka y'umuryango wa Twiringire Martin. Jeannette atubwira amateka y'umuryango wa Emmanuel, hanyuma Muhire atubwire amateka ya Olivine. Yesu ashimwe. Yewe ugiye kubabwira amateka ya Twiringire Martin, nitwa Itangishaka Elize. Martin akaba yari mubyara wanjye. Uyu twaje guherekeza akaba yari yitwa Twiringire Martin, akaba yaravutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1981. Yari mwene Safari na Nyirabukobwa, Mariya. Akaba yaravukiye Nyabirehe Ubusogo mu cyahoze ari komini Mukingo, ubu ngubu akaba ari mu kagari ka Rungu, umurenge wa Gataraga, akarere ka Musanze. Bwana Martin yize amashuri 6 abanza ku kigo cya Kampanda. Mu mirimo yakoze yatangiye yikorera ku giti cye imirimo y'ubucuruzi, nyuma yaho aza gukomereza mu mirimo ijyanye n'imyuga, aho yakoraga umurimo w'ubufotogarafe awufatanyije na salon de coiffure. Nyuma yaho nabwo yaje gukomereza mu mwuga w'igishoferi bijyanye na transport. Nyuma yaho nabwo aza gukomereza mu mwuga w'ubushoferi anari wo